Mwarumwaye reka nkutake, reka nkusige sinjye wagusize, ubwiza ndeba simbusonga, simbucyaha sinabuhanze, sinatirere na aritifisiyeri. Reka mpere ku misatsi yawe, wavutse ufite injwira abo mwiganaga bagukwena, wiyogoshesha gorudineri aho urangije segonderi imisatsi yabaye menshi, ntukikoza tondeze wagannye tentire, umusatsi waratukuye wahindutse nk'inzukira, mukobwa umwaye uragana hehe? Erega iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe, ngahari ubwana haje amabere, amata akaraguka ikibero kiratoha, iminsi iragusiga ubona udasanzwe, urangije uti sinagumya kuba isugi iwacu ntibaroga. Watangiye kwireba indorerwamo ziragatorwa, utangiye kubona uryoshye, nyamara abahungu bagushinze ijisho barareba ubwo bwiza n'icyo kimero cyawe, urangije uti ndi umusitari nka Airtel. Wasize iwanyu ngo ntiwagumya kurya bwayisi, wabonye mu bukwe barya imiceri n'amasalade, ngo ugiye mu mujyi niho haba ibyiza, wazindutse imbaki uvuye ibyaro, wambaraga rumbiya none usigaye wambara utumini, amabere warayaziritse usigaye wambara sexy, wahindutse indiri y'abasinzi n'imbobo, ubwiza bwahindutse nk'igishonyi, indaro yabaye geto n'amarogi, inshuro uryamanye n'abagabo ntiwazibara, nyamara baca umugani mu kinyarwanda ngo akarima katagaragaza ubwone ntacyo kaba gatwaye. Icyo nakubwira cyo abo basore baragushuka. Mwarumwaye warekeye aho ko mu ruzigo hanze amaso, wakambaye ukikwiza umuco wa kera ukawugira intego, ko ubwiza bw'umukobwa butagaragarira mu gitanda, ukareka gushukwa n'isi ko utazi umwanzi asiga umubiri, wagarutse ibyaro tugakora, ukareka utubara ukagana ishuri, tukibumbira mu makoperative nka ba mama Yive, tukareka ubusongarere tukaba abakire. Mwarumwaye wahaze isindwe, wahaze itabi, wahaze inyanga, wabaye indaya, umusatsi wabaye ubwoya, abagabo warabahaze abanini n'abatoya, sinzi icyo utegereje mu buraya wita umwuga, si umwuga ni uguhaga, icyo utegereje ni urupfu gusa, kuko kubaho byo simbizi usibye Imana nyir'ububasha. Ndibuka ukiri muto ukivuka, ababyeyi bahuruye ngo ni agakobwa, mama wawe yishimye ngo azagukosha, abaturanyi baseka ngo bazakunywera, none abagabo baraguhaze ntibakikureba, inzara yarakwishe amagufwa aranamye, nta mwiza wabuze inenge, ubaye indaya ishaje, si ukugutuka ahubwo ni ukugucyaha, umwanzi ni waguteye gukora icyaha. Mwarumwaye uragana hehe? Mbabazwa n'urubyiruko rw'ubu rutagitinya abato n'abakuru, ngo akungo gashaje niko karyoshya imboga, mwigize abapfubuzi ngo murakanda amazi, isaha igana njye mbona ari uburozi, ibyaha njye mbona mu rubyiruko mbona biteye ishozi, nsigaye mbona ubusambanyi bwarinjiye no mu bakozi, ayiga mana yera mana yumva, kuki utatwumva ko kuzumva ryari? Iki cyari igice cya mbere, umwarumwaye. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi waduhamagara kuri nimero 0722174859 cyangwa ukaduhamagara kuri 0787193821. Ese urifuza ko twagukorera umuvugo uri audio? Ese uri video? Ese urifuza ko twagukorera icyegeranyo mu birori byawe? Waduhamagara kuri nimero twavuze hejuru. Murakoze murakarama, umwaka mushya muhire, muzawurye ntuzabarye. Aho isi igeze igitsina cyabaye bizinesi, kugira ngo ubone akazi ni ruswa y'igitsina, ngaya bakambwe bakora ibyo ngibyo bafite abana, abo si ababyeyi ni inyamaswa, si ubuhanga ahubwo ni ubuswa, bamenye ko leta nibafata bazabiryozwa, shuga mami shuga dadi bamaze abana b'u Rwanda, turerekeza he turagana hehe? Ko mbona ibyorezo hanze aha biri kuvuza ubuhuha, koko mana uzatwumva ryari ko mbona isi igiye kurushywa n'abana b'abantu?